nshuti mwene data, ni iki gituma umuntu yemera kurenga ku by'Imana ivuga kugira ngo akunde ngo ashimishe abantu cyangwa abantu bamubone uko atari? Kuki rimwe na rimwe tugira ubwoba bwo kuvuga ukuri ntidutinye amategeko y'Imana? Kubera iki umuntu ashobora kumva ko akwiye gukora ibintu mu bwiherero akumva ko abantu batamubona, ariko ntatekereze ko Imana yo imubona? Kubera iki umuntu ashobora gukora amakosa ariko akihutira kumva ko akwiye kuza kwisobanura imbere y'abantu kuko azi ko ibyo yakoze abantu batabibona, ariko adatekereza ko Imana iba yamubonye? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu ituma abantu benshi batinya abantu kuruta Imana, kandi turebe n'icyo Imana ubwayo ibivugaho. Icya mbere ni uko ibyo turebesha amaso yacu tubona bigiye guhita bitugiraho ingaruka ako kanya. Cyane abantu tubona ko bishoboka ko abantu bagiye kudukorera ibintu bishobora gutuma tubangamirwa mu buzima bwacu bw'ako kanya, nko kubura akazi, gusebwa, kutemerwa mu bantu, bitewe n'icyo umuntu ari kukuvugaho cyangwa se agiye kugukorera. Ariko Uwiteka arabivuga muri Yesaya 51:12 ngo, njye ubwanjye ni njye ubahumuriza. Uri muntu ki yewe utinya umuntu kandi azapfa, ugatinya n'umwana w'umuntu uzahindurwa nk'ubwatsi? Ni ukuvuga ngo icyaba kigiye kutugiraho ingaruka cyose twari dukwiye kumva ko tudakwiye gutinya umuntu, kubera ko uwo muntu Uwiteka azamuhindura ubwatsi, ntacyo amaze. Icya kabiri ni uko dukunda kwita ku isura yacu uko dushaka ko abantu batubona kuruta uko Imana ishaka kutubona. Mu by'ukuri gushaka gushimwa no kwemerwa n'abantu bituma umuntu yemera kurenga ku by'Imana ivuga. Ariko reba mu Bagalatiya igice cya 1 umurongo wa 10 haranditse ngo, mbese noneho ni ishimwe ry'abantu nshaka cyangwa ni iry'Imana? Cyangwa se ni abantu nshaka kunezeza? Iyaba nkinezeza abantu simba ndi imbata ya Kristo. Muri make, niba wumva ushaka kugaragara neza imbere y'abantu, ni uko utari uwa Kristo, kuko ntabwo wakabaye unezeza abantu kurusha Imana. Ariko reka mbivugeho gato, iyo ubona umuntu afite nk'ibyo yakoze wagashaka kuza kukwereka ko wowe utabizi, agashaka kukubeshya, abenshi uzi ko banabikora utabibabajije. Hari igihe umuntu aza rwose agahita yakukubwira ngo urumva ngo ibi n'ibi, mu by'ukuri utabimubajije kandi arimo aranakubeshya, ariko kugira ngo akwereke ko imbere yawe ari umuntu mwiza asa neza, kandi mu by'ukuri Imana yo ibimubona. Icyagusetsa ukuntu uwo muntu umutima ukomeza ukanamukomanga, akajya ahora yumva ko yakubeshya, agahora ashaka kuzamenya niba waramenye ukuri kugira ngo amenye ibindi yongera kukubeshya. Ese ubwo uburushywa n'iki? Hari abo uzasanga bajya kuri social media agataya kuvuga ngo erega ngo urumva barambeshyera, kubera ko arashaka ko isura ye imbere y'abantu ikomeza kumera neza nk'uko we abishaka, ariko akibagirwa ko uko kubeshya, uko kumera nk'aho ari kwereka abantu ibyo we ashaka ko abo bantu babona, yibagirwa ko Imana ibibona ukundi, kuko ibyo wakoze byose, yaba ari mu mwiherero, aho uherereye, Imana irabibona, kandi Imana niyo igufiteho umugambi ukomeye kurusha abantu. Umuntu ntacyo yaguhindura, umuntu ntaho yakuvana, nta naho yakugeza. Ariko uko ukomeza kwima Imana umwanya, aho kugira ngo ibyawe ubisabe Imana ngo igukize, igukure muri ibyo, ugaragara imbere y'Imana neza kuruta imbere y'abantu, ahubwo ukihutira kwerekana ko ufite isura nziza imbere y'abantu kuruta imbere y'Imana. Icya gatatu gituma abantu batinya abantu kuruta Imana nuko baba bafite ubwoba bwo kubura iby'isi, kubera ko abantu bashobora kutwima ibyo bafite cyangwa se ibyo dufite, nk'akazi ugasanga uwo wakoreraga arakakwimye, nk'amafaranga se uwo wayasabaga, cyangwa se amahirwe mu buzima bwawe ugasanga hari uwayagutesha. Bamwe batinya kubibura kurusha gutakaza iby'Imana itanga. Kandi muri Bibiliya Uwiteka aratubwira muri Luka igice cya 12 umurongo wa 29 dusozereza ku 30 ngo,
ntimugahagarike umutima wo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi ntimwiganyire. Ibyo byose abapagani bo mu isi nibyo bashaka. Burya so aba azi ko namwe mubikennye. Icya kane ni uko abantu bakunda kwibagirwa imbaraga z'Imana no kuyifata nk'iri kuri kuko batayibona. Iyo umuntu atazirikana ko Imana iri hafi ye kandi ko ikorera muri we buri munsi, atangira kuyibona nk'aho itariho mu by'ukuri. Weho wabitekerezaga gutyo rero, reka nkubwire ngo soma muri Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 23 n'uwa 24. Haranditse ngo Uwiteka arabaza ati, mbese mwibwira ko ndi Imana yo hafi gusa, ntari n'Imana ya hose na kure? Hari uwabasha kunyihisha ahiherereye simubone? Niko Uwiteka abaza. Sinjye ukwiriye ijuru n'isi? Mu by'ukuri ntaho wakihisha Imana, nta naho wavuga ngo ni hehe itagera. Yaba ari hafi yawe irahari, kandi naho waba uri kure, aho wakihisha hose irabibona. Erega dukomeze twibuke ko Imana yacu niyo mu mwuka, kandi twebwe ntago tuyibona, ariko yo ihora itubona aho twaba turi hose. Icya gatanu gitumye abantu bakomeza kugira ubwoba bw'abantu kurusha Imana ni uko biyumvamo intege nke mu guhamya ukuri. Abantu bamwe batinya kuvuga cyangwa gukora ibihuje n'ukuri kubera gutinya guhangana n'abanze kubyemera. Akumva guhangana nabo bakomeza baharira, akumva atabishobora. Kandi Uwiteka arakubwira muri Yeremiya igice cya 1 umurongo wa 8 ngo ntukabatinye abo, yewe ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Niko Uwiteka avuga. Iyo wemera guhamya Imana, ntugire intege nke, nawe aba ari kumwe nawe, kandi aguha amagambo akomeye yo kugira ngo ubashe kunesha no kubabwira ukuri guhamye. Icya gatandatu ni uko umutima w'umuntu ushukika. Umutima w'umuntu ushobora kuyobya nyirawo ubwe, ugatuma yita ku by'igihe gito kurusha iby'iteka. Muri Yeremiya 17 umurongo wa 9 haranditse ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Nuvuga ngo niba utizeye Imana, utizeye Uwiteka, niyo waba ufite n'indwara ntabwo ushobora kwemera gukira. Niyo mpamvu niyo waba ufite uko kwizera guke gutuma ugira ubwoba bw'abantu kurusha kugira ubwoba bw'imbere y'Imana, ntabwo uba wumva ko urwaye, ntabwo uba ushaka no gukira, kuko uwagukiza we uba umuzi. Ariko iyo utabyemera ntabwo yagufasha. Icyanyuma nasozerezaho ni uko abantu batamenya ko Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Iyo umuntu atazi ko ubuzima bwe buri mu maboko y'Imana, atinya cyane imbaraga z'abantu kurusha imbaraga z'Uwiteka. Birababaje. Muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 28 haravuga ngo kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo, ahubwo mutinye ushobora kurimbura ubugingo n'umubiri muri Gehinomu. Mwene data, kuki watinya umuntu udashobora kugira hakuvana atagira hakugeza? Ushobora kuguha just iby'iyi si by'akanya gato, ariko akazakubuza ubuzima bw'iteka ryose. Mwene data, icyo nasozerezaho nkubwira ni uko abantu bashobora kutuvuga nabi, bashobora kutwima amahirwe cyangwa kuyatwimisha, cyangwa kutubabaza mu mubiri, ariko Imana yo ifite ububasha ku bugingo bwacu iteka ryose. Gutinya Imana biruta gutinya abantu, kuko niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Nutinya Imana, nukuri uyu munsi ukabitekerezaho, hari ibyo uzareka kongera gukora kuko ubashije gusobanukirwa ko Uwiteka areba byose kandi ntacyahishwa. Bya bindi washoboraga gukora wihishe, wikingiranye, yewe niyo wakwihisha munsi y'igitanda, nta hantu na hamwe itarora. Nubwo dukunze kuvuga ngo ntituyireba nk'uko tubona abantu, ariko Imana mu mwuka iragaragara, ahubwo irenze ba bantu, kuko wowe ushobora no kubabeshya ibyo wishakiye, ariko Imana ntacyo wayibeshya kuko byose irabibona.
ingero benshi turazifite mu buzima bwacu, ku nshuti zacu, ku bavandimwe se, ugasanga umuntu ashobora kugira ibyo akora ariko yaza akaza kukubeshya ngo nyamara ngo si ibi ngo ngiye nibi, ariko ntatinye ko Imana yo iri kureba ko ari kubeshya kandi n'ibyo yakoze Imana yabibonye. Nagiye mbona abantu benshi bakunda no kwisobanura imbere bakaza ngo rega nguriya ngo ibyo yavuze ngo siko kuri, ngo ngewe ukuri nuko. Nyamara ejo hasohoka nk'akavideo kagaragaza ko ibyo bamuvuzeho ari ukuri, akongera kugaruka kubabwira ngo rega urumva ngo ngewe ngo biriya byari kera ngo cyangwa ngo narabyihannye. Kuki wumva ko ushaka kubeshya abantu kuruta kubeshya Imana? Ahubwo saba Imana imbabazi, saba Imana kukwegera, saba Imana kugutandukanya n'ibyo bikuboshye, kuko byose irabishoboye, kuruta uko wumva washaka kwigaragaza neza imbere y'abantu, kuruta uko wakwigaragaza neza imbere y'Imana, kandi ariyo ifite ubuzima bwawe mu biganza byayo. Nshuti muvandimwe, ese nawe hari ibyo waba uzi, wabonye, wenda ntanavuze, bituma bigaragaza ko umuntu atinya abantu kuruta Imana? Watwandikira muri komenti twese tugasangirira hamwe ibyo bitekerezo. Maze reka nkwisabire ngo ntugende udakoze like, share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri bose, ndetse na subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje gushimira buri wese wakoze subscribe. Imana iduha n'umugisha.